Nitwa Nkundibiza Jerime, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Dushimye Imana ko igitondo cy'uyu munsi ko Imana ishimye ko hari icyo tuvugira kuri uyu munsi, kuri umunara, kuri uyu musozi. Dusenge Imana, twicishe bugufi dusenge Imana. Witwa Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Tugushimiye amaboko meza udufitiye, ko amaboko ufite aterura abantu akabageza aho wageneye umuntu wese kumugeza. Mukiza mwiza, tugushimiye ko urukundo wadukunze rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abazamwizera bose batazarimbuka ahubwo habwe ubugingo bw'iteka. None Mukiza mwiza, tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo rirakiza, ijambo ryawe rirera, ijambo ryawe rirakiranuka, ijambo ryawe rirahumuriza, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga, ijambo ryawe n'amazi amara inyota kuba afite inyota ndetse n'inzara. Nunyemerere mukunzi, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, reka rimukize, rimubere ibyo kurya bimukomeza muri uru rugendo aritangiye ajya gushaka ubugingo bw'iteka. None Mukiza mwiza, dusengeye imitima yose igiye kumva iri jambo ryawe, ngo rigire aho ribavana, rigire naho ribashyitsa, kandi ribabere igisubizo cy'ibibazo bari bafite muri uru rugendo barimo bagenda. Ngaho Umwuka Wera ategeke aganze muri twe, kandi n'abagiye kutwumva nabo bashimirwe n'Imana, kandi Imana ibiteho, ibavane mu icuraburindi ry'umwijima, maze babe mu itangaza ry'umucyo. Urakoze ko Mukiza mwiza ugiye kubana natwe, kandi ukadushyigikira, ukaduha ibidukwiriye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twarimo tumaze gusenga Imana, tugiye gutangira ijambo ry'Imana. Niturangiza turebemwo ibyadukiza n'ibyabagirira umumaro. Tugiye kureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 n'umurongo waho wa mbere. Tugiye kureba mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 14 n'umurongo waho wa mbere. Ijambo ry'Imana: Yesu ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi. Iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Imana ibahe umugisha. Uyu ni Yesu yari arimo aravuga ngo njye ndi inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Nta muntu ushobora kubona inzira atazi yajya. Cyambere kugira ngo ubone inzira ni uko ugomba kumenya iyo uva n'iyo ujya. Yesu ari mu isi, ari mu rugendo rw'ubutumwa bwiza bwo gukura abantu mu mwijima abajyana mu mucyo. Ivugabutumwa rye ryamuzanye mu isi, arirangije aje kumenyesha, kongera kunga abantu n'Imana, ubwo abantu bari baratandukanyijwe na Sekibi, bakava mu buntu bw'Imana no mu rukundo rw'Imana bakagenda mu mwijima. Yesu ngo ahinduka icyo twita inzira ivana abantu mu mwijima ibasubiza ku Mana. Arababwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yabwiraga abande? Yabwiraga abigishwa. Arababwira ngo nimuhumure,
nubwo ngiye kujya kwa data nkasubirayo, ariko nimuhumure simbasize, ngiye kubategurira, ngiye gutegura aho muzaruhukira, ngiye gutegura aho muzaba, kuko aho nshaka kuba niko namwe nshaka kugira ngo mube ariho mugize gute, mube ariho muba. Aterura amagambo arababwira ngo rero nimuhagarike imitima, ahubwo munyizere. Yavugaga iki? Yarimwe abwira abigishwa ngo nimwizere njyewe Yesu, kandi nimurangiza kwizera munizere data wantumye, kuko ahantu ngiye nzagaruka nkabajyana. Imana ishimwe. Nubwo yagiye ko ataheze, ko azagaruka. Abamwiringiye bose, niko ijambo ry'Imana rivuga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, kandi igice cya mbere aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ubutware, yabahaye kuba abana b'Imana. Nta kindi kiduhesha kuba umwana cyangwa kuba abana b'Imana, ni ukwizera uwo yatumye gusa, kuko ari we nzira yicamwo. Nta yindi nzira wanyuramwo kugira ngo ubone Yesu, nta yindi nzira wabona kugira ngo ubone ubugingo. Ubugingo ni Yesu, agakiza ni Yesu. Ubugingo nta kindi, ni spirit, ni umwuka. Nicyo cyatumye Yesu agiye kugenda arasenga, asengera abigishwa, arababwira ngo nimwumve, njyewe ndagiye, ariko sinsabye ngo mbavane mu isi, ahubwo data abarindire mu isi, abarinde umubi mu isi, kuko mu isi y'umuntu atuyemwo umubi aba amushaka, kuko umubi nawe niho atuye. Ariko nubwo dutuye mu isi y'ibibazo, mu isi y'indwara, mu isi y'ibigeragezo, ariko hari n'Imana, hari na Yesu Kristo waje kugira ngo atuvane muri iryo caraburindi ry'indwara. Aravuga ngo nuko rero nimwizere Imana, nanjye munyizere, kuko kwa data hari amazu menshi, iyaba adahari bababwiye mu kubaka. Nubwo nawe ubona hari ibyo ukeneye muri uru rugendo, ariko nutuze umutima, mu rugo kwa data hari amazu, kuko umwana uri mu rugo kwa se ntagira icyo akena, ntagira icyo abura, ahubwo icyo akeneye cyose abwira se, akakigira gute, akakimuha. Natwe rero kuko dufite Yesu nka data wacu mwiza, uhora tubera amaso, akatuvugira imbere y'Imana data ndetse n'umwana n'umwuka. Hahirwa umuntu wamwizeye, niko Yeremiya yavuze mu bice byawo 9 n'umurongo wa 17. yavuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, ngo mwene uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo nikizakangwa n'amapfa, ahubwo ngo icyo giti kizajya gihora cyera imbuto naho amapfa yaza, ahubwo kizera imbuto mu gihe cyacyo. Kubera iki kizera imbuto mu gihe cyacyo? Nuko ngo imizi yacyo yashoreye mu mazi, kandi ayo mazi mu buryo bw'umwuka ni Yesu Kristo. Niwe wenyine ufite amazi amara inyota. Niko yasanze umusamariya mwiza, asanga umusamariya, amusanga ku mugezi arimo avoma. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Yohana ibice 4 n'umurongo waho wa mbere, aramubwira ngo wa mubyeyi we, iyo uza kumenya umuntu ufite amazi amara inyota, amazi ahembura, ntiwari kugomba nawe ukamumenya, nawe ukamuha amazi. Ni ikibihe kibazo Yesu yaramubajije? Yamubwiye ngo ndashaka ngo ume ku mazi. Umusamariya aramubwira ngo ni iki gitumye usaba amazi kandi uri umuyuda? Rero nubwo bwose waba umuyuda cyangwa ukaba umusamariya, icyangombwa ni ukumenya ko ufite inyota, ukabwira Yesu akakumara inyota. Aramubwira ngo maku mazi, ngo ntayo nguha. Yesu naramusubiza ngo iyo uza kumenya, icyambere ni ukumenya uwo usaba uwo ari we, cyangwa ukamenya icyo ushaka kuri we. Niba ukeneye amazi ukamenya ngo urayakeneye, warangiza gukenera amazi ukabwira uyafite akayaguha. Dushimye Imana ishimwe
ko Yesu ari umara inyota, akakumara inzara, akagufasha, akakuvana mu mwuma umaranye igihe mu isi. Iyo umuntu atinze mu isi cyane ajya agenda akabura amazi yo kunywa, ariko dushimye Imana ko Yesu yatubereye iriba rimara inyota. Aramubwira ngo basogokuruza bacu ba kera bajyaga banywera kuri iriba ariko ntibashize inyota, ariko Yesu aramubwira ngo ngiye mara inyota. Dushimye Imana yuko Yesu yumwakiriye nk'umwami n'umukiza wawe, ko akumara inyota ufite muri iyi minsi ni wowe uyizi. Inyota y'ibyo unyotewe ni wowe uyizi, nanjye mfite ibyo nyotewe, ariko dushimye Imana ko nta wundi umara inyota, ko ari Yesu wenyine umara inyota kandi ukanywa ugashira inyota. Tubishimye Imana. Yesu rero arakomeza abwira abigishwa, arababwira ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi uzakubanishaho na Yesu cyangwa uzakubanishaho n'Imana, ahubwo Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nta kindi. Yesu niwe wenyine nzira. Imana ikubonera muri Yesu, nta handi kurebera. Gukiranuka nta handi guturuka muri Kristo Yesu, kuko Kristo niwe wenyine mukiranutsi, nta wundi wakiranutse mu isi kibye Yesu gusa. Iyo umwiseye ukamwiringira, kuko niko yavuze ngo nimwiringira amagambo yanjye nk'uko nababwiye muzaba bigishwa banjye nyakuri. Nicyo natwe dutumye rero muri iki gitondo tuvugira kuri umunara, tukakubwira ngo nubwo wari ubusinzi unyuramo ukabona inzira zose zifunze, izere Yesu Kristo akubera inzira. Nubwo wabonaga byanze, ariko yizere Yesu akubera inzira, akubera ubugingo buzima, akwereka inzira wanyuramo igutunganiye, yazaguhesha ubugingo bw'iteka. Kuko hari ibintu byinshi, hari n'inzira nyinshi abantu bageramwo bakazigendamwo, ariko izo ntizizana ubugingo, ntabwo zizana ubugingo bw'iteka. Ariko Yesu wenyine niwe wenyine nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa Data cyangwa ujya imbere y'Imana uzagerayo atabiheshejwe na Yesu, kuko niwe nzira yonyine, niwe mwambaro umuntu yambara Imana yamureba ikamunezererwa, ikamwishimira, agatungana atunganyijwe na Yesu Kristo. Kuko niko yavuze Yohana, aravuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo bw'iteka. Yesu nta kindi cyamuvanye mu ijuru kikamuvana mu ijuru imbere ya se, kwari ukugira ngo aze yongera guheshe ubugingo bw'iteka. Ubwo Satani yari amaze kunyaga umuntu, akamunyaga ubugingo bugaragara mu Itangiriro ibice 2 n'umurongo waho wa 7, bivuga ngo nuko Imana irema umuntu imirimo mu mukungugu, ngo irangije ifata umuntu imaze kurema imuhumekeramwo umwuka mu mazuru, uwo muntu ahinduka ubugingo buzima. Ubugingo buzima bwaje gupfira hehe? Bwapfiriye mu Itangiriro, ubwo Satani yazaga agashuka Eva, akarangiza kumushuka, bigatuma atandukana n'ubwiza bw'Imana. Yesu yagarutse kongera kunga abantu n'Imana, agarura ubwiza bw'Imana, wa mwuka w'ubugingo yari yarahaye umuntu. Niyo mpamvu Yesu yaje yiyita ubugingo, aravuga ngo nta wundi ufite inzira yakongera kugenda ku Mana ngo yongere ahabwe ubugingo bw'iteka. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa, akabwira ngo nimwizere Imana, imitima yanyu nihagarike. Icyakora birashoboka ko uyu munsi wa none nawe wari urwaye, warumvaga utenebutse, wumvaga inzira y'uru rugendo irimo igenda ikunaniza, nibyo ugenda kure cyangwa ugenda utazi. Hari igihe ugenda uyobagurika, ukagenda usitara muri izo nzira unyuramwo, ariko Yesu wenyine iyo abonye utanye arakuyobora. Iyo ubonye Yesu, iyo abonye ugiye kugenda hirya no hino, arareba agasanga agomba kukugarura, nta handi akugarura mu bugingo bw'iteka, akaguhuza n'Imana. Imana ikakweza, Imana ikagutunganya. Ingwino nawe muri iyi minsi ya none, Imana gutunganyirize muri Kristo Yesu, gutunganyirize mu ijambo niryo ryeza rigatunganya umuntu. Iyo uryiseye nk'uko yari kubwiye, rirakweza. Nubwo uribona nk'igihuguti, ariko rifite imbaraga, rireza rigatunganya. Ryizere, ni
ni Yesu wizeye, emera kwereke inzira ukwiye kunyuramo, emera kwereke inzira yo gutunganyirizwamo, agutunganye, azakwishyire udafite urubanza, udafite iminyankari, udafite icyasha, ahubwo Yesu agutunganyirize muri we. Imana nikureba ikwishimire, ikwishimire muri Kristo Yesu, kuko yikubonye ntigucira urubanza. Ni kumuririmbyi yaririmbye w'120 yaravuze ngo Uwiteka, imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, uwo nta wundi ni Yesu. Imana ishimwe ko Yesu ari inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wundi wakubera inzira, nta wundi wakubera ubugingo. Umuntu yagufasha byose ariko ntiyagufasha inzira, ntiyaguha inzira y'ubugingo. Yagufasha inzira ikwereka gushaka imibereho ariko ntiyakwereka inzira y'ubuzima. Inzira y'ubuzima ni Yesu, inzira y'ubugingo ni Yesu, icyerekezo cyo kubaho iteka ni Yesu wenyine ugifite. Ngwino nawe umwisere, umuhe umutima wawe, umwiyegurire, umuyoboze inzira. Aremera kukuyobora, umugisha inama, nawe yemera kukugira inama kuko ni umujyanama wawe mwiza. Yesu ntago ajya yanga umuntu umusanga. Ni kumuririmbyi yaririmbye, araririmba aravuga ngo nuko nimuze mwenyine munsanga ahantu hatari abantu, kuko imiruho irabarembeje. Hari imiruho myinshi, hari imiruho myinshi itandukanye abantu muri iyi minsi bagiye bafite, ariko Yesu kuko ari we byose, akaba inzira y'ukuri n'ubugingo. Ntago wagendana ukuri udafite ukuri. Kukuri ni Yesu. Iyo ufite Yesu nk'ukuri, ugira ukuri muri wowe. Iyo ufite inzira ntago uyoba. Inzira ni Yesu. Iyo umufite, iyo ugiye guca iburyo arakubwira ngo garuka unyure muri iyi nzira, mwemereye uyu munsi agukebure, akuvane mu nzira zikumarira inkweto. Niko Yeremiya yavuze, aravuga ngo nuko rero mwabayuda mwe nimuve mu nzira zirimo zibamarira inkweto, zirimo zibavana inkweto mu birenge. Ubutumwa bwiza bwagiye muri mwe, ariko dushimye Imana ko Yesu ashaka kongera muri iyi minsi, kongera kuguha ubugingo, akaguha ubuzima, ariryo jambo rye. Numwemerera ukamwakira nk'umwami n'umukiza, arakubera ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe ko Yesu ari byose kumufite, ko Yesu ari byose kumuyoboje inzira, ko Yesu ari byose kushaka ubuzima bw'iteka butari ubwo bwa none, kuko tubona ubuzima bwa none bujya bushira. Kuko uyu muhungu Lazaro nawe ari mu gituro, ntago yari azi yuko Yesu yamusura, ariko ngo ahageze aramubwira ngo Lazaro sohoka. Amare gusohoka yarongeye, kandi umubiri urongera urarwara, arongera arapfa. Ariko wamwizeye mu mwuka, akamwizera nk'ubugingo, naho ngo yaba yarapfuye azongera abeho. Nawe birashoboka ko uyu munsi waba waratanye, waravuye mu nzira, garuka Yesu akugarure mu nzira y'ukuri n'ubugingo. Birashoboka ko muri minsi wacitse intege, mwizere kuko Yesu ari we byose, ari ubuzima buzima, ari ibyiringiro bidakoze isoni. Ngwino akwereke inzira y'ukuri y'ubugingo. Yesu agutunganye, ubutunganye rwose. Yesu akweze kuko ari we weza umuntu, nta kindi kikweza. Ni ijambo ry'Imana nk'uko turibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 17 n'umurongo wa 20, rivuga ngo nukubejeshe ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ari ukuri. Ijambo ry'Imana ni ukuri, niryo ryeza umuntu. Ibindi byose washaka ko bikweza ntibyakweza. Yesu niwe wenyine weza umuntu, akamutunganya, akamujyana imbere y'Imana, akaba yejejwe rwose. Ngwino nawe rero igitondo cy'uyu munsi, uze nawe wemere Yesu, umwemere nk'umwami w'ubugingo bwawe, nawe akubere ubugingo bw'iteka. Mubere, mugisha inama, nawe akugire inama, kuko iyo cyo nicyo Yesu ashaka. Iyo usomye rero ugasanga mu batubanjirije hari icyo babitubwira, haravuga ngo Imana nishimishwa nuko abantu bapfa bapfiriye mu byaha, ahubwo inezezwa nuko abantu bakihana bakazabona ubugingo bw'iteka. Uyu munsi wa none nta kindi Yesu agushakaho
arashaka ko wongera ukagaruka mu nzira y'ubugingo bw'iteka, ukamuyoboza inzira, kwemera kugengwa nawe, ukemera akagutegeka, akagusanga, yajya kugusanga ukabana nawe, yarangiza akakuremera ubuzima bw'umwuka, ugahembuka, ukabaho byiteka. Kuko Yesu yaje mu isi asanga imirimo muri rusange tuyikora, asanga byose Imana yarabitugeneye, ariko aranashaka ko nanone kandi ukora ufite inzira yitwa ubugingo, ukora ufite inzira yitwa ukuri, ufite gukiranuka nta kundi ni ukumwemerera nk'umukiranutsi akakugira umukiranutsi. Imana ishimwe ko Yesu ari inzira. Emera kubera inzira, akubera inzira y'ukuri n'ubugingo, kuko nta kindi cyaguhesha amahoro sibye kwemerera Yesu akakubera ubugingo bw'iteka ryose, ukabana na Yesu, ukazimana ingoma nawe, kandi ukazezwa rwose Yesu akwejeje. Rero dushimiye Imana ko igitondo cy'uyu munsi ko mwumvise ubutumwa bwiza bukuvana mu nzira wari wabemo, mu nzira wari waciyemwo. Nawe garuka, Yesu aracyagufitiye imbabazi, nawe yakwereka inzira ukemera kuyoboka inzira y'ukuri n'ubugingo ni Yesu. Imana rero ibagirire neza kandi ibahe umugisha mucyumva ubutumwa bwiza, mwemere guhindurwa nabwo, kandi Yesu akomeze imitima yanyu. Imana ibahe umugisha kandi ibahe iby'imitima yanyu yifuza muri iyi minsi ya none. Murakoze. Yesu nabagirire neza. Amen.